mu minsi yashize twagiye twumva amakuru agiye atandukanye yaturukaga ku banyamuryango b'umwarimu Sacco bakaza bavuga ibintu bisa nkaho bikakaye, ndetse n'umwarimu Sacco yaza kubasubiza ugasanga navuga yuko ibisubizo bari gutanga bitakugira ku mitima y'abanyamuryango. So aka kanya hagiye hakomeza kwibazwa niba ikibazo cy'umwarimu Sacco kigenda kigaruka buri munsi, haba muri serivisi batanga, haba mu buryo wenda abasaba serivisi mu mwarimu Sacco ibyo baba bifuzamwo, impamvu wenda umwarimu Sacco utagerageza ngo ukemure ikibazo, cyane cyane yuko abagenerwa bikorwa n'abarimu babakoresha umwarimu Sacco muri rusange. Ndagira mbibutse yuko umwarimu Sacco muri serivisi tanga muri za serivisi tanga harimo konte zijyanye no kuzigama, hakazamo gutanga inguzanyo z'ubwoko butandukanye, hakamo serivisi za mobile banking, noneho hakazamo na gahunda ifasha abarimu mu kubona mudasobwa n'izindi serivisi z'imari. Ariko binyuze yuko bano bakoresha koperative y'umwarimu Sacco akenshi baba bafite ahantu bahuriye no kuba uri mwarimu cyangwa se ukora mu gisata cy'uburezi. Bivuze ngo igihe uri umuganga ntabwo wemerewe kuba wakoresha ino koperative y'umwarimu Sacco. Ni ibintu rero byumvikana kandi ni ibintu wenda nawe wakumva ko bifite logique, kuko niba izina ubwayo ari koperative yashinzwe n'abarimu, nubwo wenda hagiye hazamo n'inkunga zigiye zitandukanye, ugasanga wenda perezida w'u Rwanda asizamo amafaranga menshi kugira wa mwarimu tuvuga ko uhembwa amafaranga makeya yoroherwe. So urumva ko hari ibintu byinshi byayi bikorwa kugira byibuze wa mwarimu akanya tuvuga yakagombye kuba ari mwarimu ufite agafaranga cyangwa se ufite umunezero, ariko siko bimeze. Ndaya mu nyuma gatoya tuze kuganira noneho babwire serivisi zigera kuri 5 bana bakozi bo muri Mineduc by'umwihariko bakoresha umwarimu Sacco bifuza yuko umwarimu Sacco yakemura, bikaba byanabafasha muri gahunda zabo za buri munsi, haba kwigisha no mujyanye n'ikijyanye n'ireme ry'uburezi bagenda bavuga buri munsi, cyane cyane ko muzi ku minsi yashize ari REB, NESA, DDEs buteye butandukanye, hakiyongeraho n'abashinzwe umwarimu Sacco cyangwa se banke bahuriye hamwe hari ibyo bashaka kwigaho. Uyu munsi ndagira mbabwire ibintu 5 byibuze bari gusaba umwarimu Sacco, twumve n'icyo wenda umwarimu Sacco wenda yaba we abivugaho muri no minsi iri imbere. Ndakwakiye dukurikiranye kano kanya, uraza kunyihanganira kubera ko ndagiye kiganiro cyacu tuza kugikora dusa nka dutuje, cyane cyane ko ni kiganiro cy'ibitekerezo gishingiye ku bitekerezo byanyu mwadutumye ngo tuzabareze cyangwa se twakusanyije nyuma y'uko twatumaze kugana namwe bitewe n'ahantu muri hatandukanye. Murabizi yuko mu Rwanda na karere navango ni igihugu gifite uturere 30. So ahantu rero hose waba uri udukurikirana cyangwa se twumva, ndayankubwire ko aha honyine ni ushobora kubona amakuru nk'aya ngaya, uza tukicara tukaganira. Muranyemera kandi nza gusuhuza umuntu wese umvuga Ikinyarwanda aho yabaherereye hose ku isi. Ndatekereza wenda ari ubwa mbere ugeze kuri no chaîne, mbone no kugusaba ko wakana subscribe, ugakanda like, ugasharinga ikiganiro cyacu kagera kuri cyane, kuko tirifuza kugera henshi hashoboka kandi umuntu azakora ni mwebwe. Uyu munsi inkuru trending hirya no hino mu Rwanda by'umwihariko mu gisata cy'uburezi ni serivisi zitangwa n'umwarimu Sacco. Uyu mwarimu Sacco ngira ngo twamuvuzeho abantu benshi bamaze kumusobanukirwa. Mineduc yagisora amatangazo aho yabwiraga abakozi muri rusange yuko umuntu wese ubarizwa mu gisata cy'uburezi ahembwa na Mineduc cyangwa se akora Mineduc agomba guhemberwa byibuze muri koperative y'umwarimu Sacco. Ibi hamahirwe ino koperative kuba yagira amafaranga kubera ko nyine banyuza mu musara. Wahita wibaza impamvu wenda babigwanira kubera yuko bagombye guhari berite umukozi wese agahemberwa muri banki ashaka, nkuko n'abandi bakozi ba leta bahemberwa ku mabanki bashaka, arabahemberwa mu mabanki agiye atandukanye ntaza kuvuga ahangaha. Ariko hano ni ka exception cyangwa se ni umwihariko ku bantu baba mu gisata cy'uburezi, kuko bakobrije cyangwa se bagutegeka nkoresha iryo jambo kuba wahemberwa mu mwarimu Sacco. Icyambere murabizi yuko ukira mwarimu Sacco bagusaba kwa wagira kijyanye na capital, shared capital, nubango umunyamuryango wese urimo abagomba kudepozingaho 40,000 kugira wemerwe kuba umunyamuryango. Bivuze yuko igihe udafite ubushobozi bwo kudepoza n'amafaranga kugira umunyamuryango, nta serivisi n'imwe ushobora kwemererwa ijyanye na banki cyangwa se indi serivisi yose yatuma witeza imbere. Ubango kugira ngo
baguhe serivisi nuko ugomba kuba umunyamuryango kandi kwiyandikishamo cyangwa to be registered cyangwa se gukora inscription ahangaha muri kino kigega cy'imari cy'abarimu bigana no kuhita utanga 40 kugira wemererwe kuba waba umunyamuryango. Ikindi cyongeraho nuko umwarimu wahangaha uzaza guhemberwa mwarimu sako noneho bakuye mu yandi mabanke bitewe n'itegeko wenda riba ryatanzwe abagomba gukatwa amafaranga agira kuri 5. Murabizi umunsi yashize haje inkuru ivuga yuko umwarimu sako urimo ugerageza kwigisha abanyamuryango ngo barebe yuko bazamura savings zabo zikagera ku 8%. Ku 8% n'umushahara nyine bahembwa kayegukata ni muhembwa 100 bakaba bakata 8,000 bya buri kwezi bijya muri cooperative ariko akabita saving mu gihe gisanzwe cyangwa ubu ngubu bisanzwe ko bakataga amanota none bakataga amafaranga ahuje na 5% w'umushahara wahembwaga. Mvuga ni muhembwa 400 barakata 5%, urumva ayo mafaranga nyine nafajya mu 20 agomba kujya muri cooperative ariko bakayita yawe. Nyamara iyo urebye ana mafaranga ya saving wakata buri kwezi ntawe bashi kuyafiteho nkuko mwagiye mubivuga cyane cyane ko niyo kuyafata ngo yaguha kunguzanyo iri hejuru cyane. Ibi ni bivugwa muza kunyuma ntatinze rero babwire bino bintu bijya kuri 5 twaje gusanga umwarimu sako kwikubitiro bayisaba kuba yakorera abanyamuryango bayo. Icyambere twaje kureba nuko mu mwarimu sako no gwenda ari cooperative inyuzwa mu mashara ariko harimo ikiyanye no gutinda kubona inguzanyo kubera ko hari abanyamuryango bavuga ko dosiye z'inguzanyo zimara igihe kirekire zisuzumwa mbere yo gusohoka cyangwa se yuko bahabwa inguzanyo. Akaba ari ikibazo cyagaragajwe rero mu bushakashatsi ndetse cyanagarutsweho n'abarimu mu myaka itandukanye kugeza uyu munsi. Bavuga ngo gutinda kubona inguzanyo ni ikintu kimwe kigenda kivugwa mu mwarimu sako. Aka kanya ndabizi ugiye gutuza umbwira uti iyo wadepoje document yawe wenda unyije muri systeme iminsi 2 cyangwa 3 bashaka guhamagana ni ko babyigisha ariko se buriya wajya gusaba ikiyanye na ordinaire ngo ugeze kuri 5,000,000. Nongeye mbibutsa yuko umwarimu kano kanya uhembegwa muri cooperative y'umwarimu sako ntago yemere inguzanyo irenze 3,500 nta ngwate. Bivuga ngo nyuma ya 3,500 ugomba gutanga ingwate amafaranga yose wawe hahembwa. Tuba nimba ufite ubushobozi ko wabona ama avance salaire iri hejuru ya 3,500,000 urumva nyine nk'aba azo n'aba AEB barayarenza ariko baguha limite yuko utagomba kurenza byibuze avance sur salaire ya 3,500 udatanze ingwate. Ariko nubwo bavuga ngo ntago utanze ingwate utanga n'ingwate z'abantu baragusinyira babane do bakunda kuvuga ngo toye gusinyira umuntu kugira bamuhe inguzanyo. Urumva ingwate ntago itanze ahubwo ingwate none igiye kuba ba muntu ugiye kwishingira kuko igihe nakugize ikibazo baraza bakugukanaga bakubwira yuko wasinye wa muntu ugomba kujya ute kuzamwishyurira igihe agiye cyangwa se aho n'ikindi kibazo. Byumvikane yuko mu mwarimu sako to be honest nta ntuza nta nguzanyo ibamwo itagira ingwate. Icyo ni icyambere ariko hakazamo gutinda. Numva ngo nimba urafata amafaranga arenze 5,000,000 bavuga ko dosiye yawe yoherezwa i Kigali ikazigwaho kuko nyine habaraza muri ibintu bijyanye na expertise maze ku minsi yashize bavuze yuko bagomba kuguha wenda umugena agaciro wabo akaza kwiga ku handi uzatega munyemerere wenda ukoresha ikinyarwanda kuko nabuze ikinyarwanda kiza handi hari ingwate yawe bakaza kwisuzuma. So ahangaha haza umugena agaciro wabo. Ikindi nuko ibintu bidashobora gufata munsi y'ukwezi nuko bigenda bakagaruka ugasanga nyine harimo ikintu kijyanye no kugutinza cyangwa se kuba byagutindiza amajyanye n'iterambere ryawe. Ahangaha mwarimu sako akangaka nakantu wenda abantu bagiye bahuriraho muri cooperative y'umwarimu sako. Icya kabiri gisa nkaho gikomeye ariko umwarimu sako wenda ugenda ukerensa nuko haba harimo gusabwa inyandiko nyinshi cyane by'ibyangombwa bijyanye no kuguza cyangwa se kuba wenda wahabwa inguzanyo. Ahangaha ni handi usanga hari abarimu bavuga ko inzira yo gusaba inguzanyo ari ndende kandi saba ibyangombwa byinshi cyane bigatuma bamwe bacika intege aho bagiye bavuga yuko bino byangombwa bisa nka byane byo kujya mu ndege. Ati ni byangombwa by'indege mu gihe handi uyisabira kuri telefone rwose bikakunda cyangwa se umunsi umwe akahita agwanya inguzanyo igihe ufite ikibazo cyo gukemura akabazo kawe unyuze kuri avance salary cyangwa se inguzanyo ishingiye ku mushahara n'izindi zitandukanye. Aha rero umwarimu sako rwose nubwo ujyayo utazingurajyanize document kubera ko ubwinshi bwatubareba baje
certificate of marriage cyangwa se de celibat, bakubajije ibyangombwa by'abishingizi, bakubajije yuko uri umukozi, bakubajije yuko baguhaye leta ya burundu, bakubaje ugasanga iyo bujyanye file yawe muzi ko bajyana file ifunze muri kantu kagura 6 cyangwa igihumbi, ubu usanga ari nka document wagira uti umaze kwandika igitabo ugiye gukora defense ku bantu bize kaminuza. Icyo ni ikintu nanone bayinengaho kijyanye nuko bano bakozi bakora mu medique basabwa ibyangombwa byinshi cyane bisa nka hari iby'indege, bikaba byatuma batishimira zino service zimwe na zimwe zitangwa n'umwarimu Sacco. Icya gatatu twaje kureba ni ibibazo bya service by'ikoranabuhanga, aho nubwo wenda umwarimu Sacco yashyizeho mobile banking app, online loan application, hari ibibazo rimwe na rimwe by'amafaranga atinda kugera kuri konti cyangwa se kuri momo cyangwa service zigahagarara by'agateganyo mu gihe abanyamuryango batarabizi. Aka kanya murabizi yuko bahuje ijyanye na e-cash, amabanki yose akoresha e-cash. Iyo transfer amafaranga ava kuri konti imwe ajya ku yindi bivuze yuko ni cya 20. Ariko mbere umwarimu Sacco yo yari ifite uburyo ki ifasha umunyamuryango wawo bakoresheje Usacco app application. Noneho ahangaha iyo wakuraga amafaranga uyohereza kuri telefone yawe byaga ari ubuntu, ubusiko kimeze. No hazamo no n'ibintu bijyanye no gutinda rimwe rimwe bikaba interrupted. So bavuga yuko una gahunda ikoranabuhanga nta stable, ni unstable sometimes. Usanga n'ubundi bano banyamuryango bari karama yuko ikoranabuhanga bafite none iyo bigeze iki cyo guhemba murabizi next down. So bivuze yuko umwarimu Sacco irasabwa byibuze kuba yashyira amakaro gasa nkaho ari effort, cyane cyane ko bano barimu bakatwa amafaranga menshi. Muza amafaranga bakata ngo maintenance fees, mobile bank maintenance n'ibindi bitandukanye. Hana n'amafaranga wenda tuzagarukaho agenda atavugwaho rimwe n'abana bakiriya bo mwarimu Sacco hamwe n'umwarimu Sacco. Byumvikana yuko nubwo bana bakiriya babamo ntago babishimiye ino gahunda bahabwa cyangwa na service bahabwa na koperative y'umwarimu Sacco muri rusange. Icya kane kisa nkaho gikomeye ni ukutabona igisubizo byihuse ku bibazo by'abakiriya. Aho ntago turaza kwatinda kuko n'ubundi murabizi neza yuko iyo ugerageje kwandikira umwarimu Sacco ku kibazo wenda ufite ukadepoza letter yawe, waruzi yuko ushaka kumanura amezi batari bagusubiza, bakikuniniye ukibaza. Aba bantu bakora mu mwarimu Sacco akenshi na hano baba bahuriye na education, ni abantu bize accounting, ni abantu bize finance, so ni abantu bize nyine mu universities zitandukanye, ariko bafite ubwo basha kuko bakora nyine bijyanye n'amafaranga. So undi wera wiga education uri hariya ku kigo cy'ishuri wigisha, we iyo agize ikibazo bamutegeka kujya muri process zose zitandukanye harimo no kwandika impapuro sometimes. So ibi ngibi ni byiza rwose, ariko niba umwarimu asigiza akabazo ukamusaba service kutudindira ko wamusubiza kandi uzi yuko wamutegetse kuza gukoresha ikigega cy'imari cyangwa se koperative y'umwarimu Sacco, azi neza kazasangamo service nziza. Ibi bituma imiryango imwe n'imwe baho itishimye kubera yuko nyine usanga hari abagenda bashinguka mu mitima kubera ko service zabo genda zipfa. Nabaho urugero rufatika kubera yuko ngenda mbona ibintu byinshi cyane. Ahangaha haraho hari umuntu nzi ngiye ubwanjye wenda tuzabigarukaho, twacyategereje bimaze half kwezi kose yaranditse asaba yuko bamukorera kuri konte amafaranga saving ko yavuye muri education bakayeheraho akishyura inguzanyo ndetse n'amafaranga arasigama arayadepoza barimwemerera, nyuma biza kurangira wa wundi wamwishingiye wamushize muri CRB. So batemerewe kuba yafata inguzanyo kubera yuko batabamukemurira ikibazo, atayakemura ikibazo cy'umuntu yari yishingiye, kandi uwo muntu yishingiye we yarishuye byose yaranditse no papuro ko babimusabye. Urumva yuko harimo ikintu cya gape nini cyane hagati y'usaba service ku mwarimu Sacco n'igihe umwarimu Sacco uza gukemurira ikibazo. Ibikayana n'uburyo bwa communication yubahamagaye n'uburyo bagusubiza, so language cyangwa se langage bagenda bakoresha ku mukira wabo, it's not good. So ahangaha mwaza kwinga muri commentaire wenda mwebwe mudukurikiranye kuko wenda muzi byinshi kuturusha. Ikindi twabonye cyangwa se cyagaragaye ni ukwangira inguzanyo cyangwa se kwangirwa inguzanyo cyangwa se gusaba ingwate zikomeye cyane ngira ngo twakavuzeho, aho wenda usanga umwarimu Sacco usa nkaho ucuruza amafaranga y'abanyamuryango ndetse noneho bakaba batizeye bana abanyamuryango babo. Tuvugiye gushaka nabwiye yuko ugiye gufata inguzanyo ku mwarimu Sacco byibuze bagusaba yuko waba wafata amafaranga atenje 3,500,000 batitaye ku mafaranga uhembwa. Umva na amafaranga make cyane
kuko itegeko rivuga iyo ukubye ku muntu ibihumbi 300 ushobora gusanga ari kugeza hafi mu 5,000,000 aba yemerewe kuri avance salaire na zirindwi barazitanga handi mu yandi mabanki. Ukibaza impamvu umwarimu sako badashobora guha ya mafaranga avance salaire wemerewe. Bivuze ngo uyu mwarimu sako yo ugusaba ibyangombwa bisa nka hari umurengera kugira ucika intege yo kuba washaka amafaranga, kandi nyamara wemerewe kuba washaka amafaranga kugufasha mu kwiteza imbere. Kandi murabizi uyu munsi rwose ikibanza nkunda kugenda mu byaro, murabizi turahura kenshi ahantu ushobora kubona ikibanza cya 3,000,000 ni ikibazo. Kandi mu gihe ufata inguzanyo burya byibuze miliyoni yose ibiragenda igatikira mu nzira. Hari abantu ari mu tudeni, hari utubazo arikemura mu rugo, akeneye n'umuceri n'iki n'iki, inzara yaramwishe, urumva arasigana nk'ebyiri. So byashyaguze ikibanza, niho handi uzasanga n'ubundi avuze ati kaye mbaye rikanze nyishura abana amashuri birangira. So muraza kumwe muri commentaire mwebwe service mubona zagumye gukosorwa mwarimu sako nizihe, twandike muri commentaire. Niba ari ubwa mbere udukurikiranye ugize kano kanya, sharinga n'abandi inkuru zacu kandi rero ku biganiro byacu ubisharinga bishoboka. Ndagukunda cyane, duhure mu kindi kiganiro. Bye bye.